nibyo nongera kubifuriza kugubwa neza, nongera kubifuriza kugira ibihe byiza ku tariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. mwe mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, ndabasuje kandi bahaye ikaze rwose abari mu gihugu cy'u Burundi, haba ku bari mu Rwanda, ku bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cya Uganda, Kenya ndetse n'andi mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese bahaye ikaze kandi bifurije kugubwa neza. Ubu rero magingo ngaya reka nkubwire yuko tugiye kwerekeza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye gusuzumira hamwe amwe mu makuru agezweho ndetse tugaruka ku bijyanye n'ifungurwa y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyongeye kuri kuruza. Ni mu gihe kandi kuri ubu bivuga ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gishobora kuba umuriro wo kotera kure kuri bimwe mu bihugu birimo n'u Rwanda, naho kandi andi makuru akagaragaza ko ibi bishobora kongera guteza ubwumvikane buke hagati y'ibirimo Ubufaransa ndetse na leta y'u Rwanda. Kubw'izihe mpamvu ibi turaza kubigarukaho, turareba amwe mu magambo akomeje gutangazwa n'abayobozi, ndetse aya ni amagambo mu by'ukuri avuga ko atoroshye, yaba ku ruhande rw'u Rwanda ibyavuzwe na Olivier Nduhungirehe birimo bivugwa n'Ubufaransa. Ese ibi biraza gusiga iki kuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma none gikomeje kuba umuriro wo kotera kure? Urugamba rukiri mu ngingo za politike turarugarukaho, ariko turebe n'ingaruka simusiga cyangwa se zidasanzwe bishobora kuba byagira. Ese guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite uruhe ruhare muri icyo gikorwa cyangwa se muri iyi operation politique irimo irajya mbere? Ndaza kubikubwira nabyo, cyangwa se n'ubundi byaba byarateguwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwivuna abo twavuga ko bahetse umutwe wa 23 biciye mu mayeri akomeye cyane. Ibi turaza kubigarukaho, ndetse kandi unyemerere tuze no gusuzuma ibijyanye n'imirwano. Ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru biravugwamo imirwano hagati y'itsinda ry'umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo ndetse n'uru ry'igisirikare cya leta Kongo, mu by'ukuri ririmo Wazalendo, FARDC, igisirikare cy'u Burundi, ndetse aha ku mirongo y'ibiri ku rugamba hakaba hagiye havugwa amakuru agiye atandukanye. Niba ushaka kumenya mu by'ukuri ibijyanye n'aya makuru rero y'urugamba, ndakubwira ko tuza kwimata tudondosha kuri byinshi biri kuvugwa kuri iyi ngingo. Ni amakuru akomeye cyane rero akomeje kugenda ajya ahagaragara. Nshuti bavandimwe mudukurikirana kandi muteze yombi, kimwe mu bintu mbasaba cyangwa se mbashishikariza gukora no gukanda subscribe cyangwa se sabone umunsi ku wundi, ari nako babwira ntimunyarukire muri groupe yacu ya Songa Mbere. Mu by'ukuri aho ureba muri video tuba twagushyiriyeho, ukareba muri comment ya link tuba twahashyize cyangwa se twahateretse, niyo yonyine igufasha kugera muri groupe yacu ya WhatsApp. Ikindi kintu gishoboka nuko uza kura munsi y'umutwe w'inkuru kuri uyu munsi ukareba kabisa umuyoboro wa Songa Mbere twaguterekeyeho, nawo ugakandaho subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo dukomeze kugenda turushaho kwagura ibikorwa ndetse n'amashami, kugira ngo dukurikirane 5 kwa 5 uko ibintu byifashe cyangwa se bihagaze. Ubwo ndabwira abakunzi ba Bosco, ndabwira abataramu kazi ndetse n'abakunzi b'amakuru y'ukuri hano mu karere ndetse no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, yewe no ku isi muri rusange. Ni ibije bikurikira amavideo arimo aya Olivier Nduhungirehe ndetse na Trace Kayikwamba Wagina kuri kimwe mu binyamakuru mo DW, ndetse si ibyo gusa kandi ni inyandiko z'ibitangazamakuru birimo nka RFA, aho izi nyandiko zongeye gushimangira ndetse no kugaragaza ko aho ibintu birimo bigana hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biturutse ku bijyanye n'ifungurwa y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bishobora kuba bigiye guhindura isura cyangwa se byamaze gufata urundi rwego. Ibi ndabivuga nshingiye nanone ku magambo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa aherutse gutangariza muri Afurika y'Epfo, aho yari ari mu nama ya G20 cyangwa se mu nama y'ibihugu 20 bikomeye ku isi. Avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo yabushinja, bwakoze ibishoboka byose, ariko kandi yageze ku mutwe wa 23 uyu mugabo aritsa. Emmanuel Macron yavuze ko umutwe wa 23 wirengagije ibijyanye n'ifungurwa y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kandi ngo ibi bizwi neza ko bikorwa mu rwego rw'ubutabazi. Kimwe mu bindi bintu byagarutsweho ahangaha, Emmanuel Macron cyangwa se Ubufaransa bwongeye kwerekana ishusho ku bijyanye n'ibihugu bavuze ko bishyigikira cyangwa se ku bafasha 23, nubwo batigeze berura bavuga ko mu by'ukuri ngo impande z'umutwe wa 23 zitigeze zishaka ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro.
ibi biranyibutsa ibyatangajwe ubwo imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ya 64 yaza imyanzuro yasokaga aho bari beruye cyangwa se bari batangaje ko mu by'ukuri nanone bari bakomeje ku gushinja kimwe mu bihugu bifasha umutwe wa 23 batigeze batanga izina ryacu, ariko baravuga bati mu by'ukuri barimo baratuma ishyirwa mu bikorwa ry'ifungurwa cy'ikigo cy'intebe mpuzamahanga cya Goma kidafunguka. Abenshi bamaze kumva aya magambo cyangwa se imyanzuro y'inama n'amagambo yari amaze gutangazwa n'uwo bita Patrick Muyaya, ko yakaba ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, automatically bahise bavuga bati nta kindi gihugu cyavugwaga ahangaha n'u Rwanda. Ibyo murabyibuka twabigarutseho. Ibyo byose bikaza bigarura mu gatebo kamwe kugeza kuri isaha aho noneho bigeze aho uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwongeye gusubizanya. Murabyibuka ubwo izi namba zo 23 zari zigiye zikomeza mu myaka ishize cyangwa se mu minsi yatambutse, wasangaga n'ubundi nanone impande zombi zirimo zishinjanya, rumwe rushinja urundi, urundi rushinja urundi. Ubwo ndavuga kujya no gukora na FDL no gukora no 23, ugasanga mu by'ukuri bitangazamakuru mu baratunga za microphone bamwe mu bahagarariye inzego zigiye zitandukanye muri bihugu. Kugeza ubu rero ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nicyo cyongeye gusimbura urwo ruhande. Sinzi riba muri kumva icyo kintu, kubera yuko kuri ubu ngubu Tresca Ikwamba Wagner cyangwa se Wagner biraza guterwa no kubyifuza, uyu yamaze gutungwa mikoro na DW agira ibyo atangaza. Hejuru ye Olivier Nduhungirehe nawe nuko yagize ibyo atangaza. Ibyo byose biraza bisatira iki ku ifungurwa cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse u Rwanda rutatinye kugaragaza ko rwo ruhagaze ku ruhande rwo kuba umutwe wa 23 utafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Dore zimwe mu ngaruka ugomba kwitega cyangwa se kimwe mu bintu bishoboka cyane bishobora kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sinzi niba mu by'ukuri bamwe mu dukurikiranye mwaba mwarigeze mumenye aya makuru. Mu by'ukuri sinzi niba mwarigeze mukurikirana ibijyanye n'iki gikorwa, ubwo abanyarwanda mu by'ukuri bakoraga bamaganaga mu by'ukuri, ariko ndizera ko abadukurikiranye hano mwese icyo gihe mu by'ukuri mukizi, icyo gihe murakizi, ubwo abanyarwanda bakoraga ibikorwa byo kwamagana mu by'ukuri Abafaransa. Icyo kintu ngira ngo mwese hano murakizi. Ayo ni amateka yabaye, mbibona mu ishusho rero yo kuba biturutse ku byo umutwe wa 23 wagiye utangaza aya magambo Colonel Nanga yavuze, berekana ishusho yo kuvuga ko Ubufaransa mu by'ukuri kuri ubu butarimo bushyigikira inzira nziza, ndetse ibyo Ubufaransa bwavugaga by'ifungurwa cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, bivuga ngo 23 yo yabyamaganiye kure, ivuga ko ngo yo aho bishoboka ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa kereka binyuze mu masezerano ya Doha ndetse na Qatar. Mitambona ko hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari umutwe wa 23 uva bidatinze ushaka gukora igisa n'imyigaragambyo cyangwa se gutangiza campaign nayo nk'iyo twari tugarutseho u Rwanda rwakoze, ubwo bagaragazaga cyangwa se bongeraga kwerekana ko mu by'ukuri icyo gihe batari bishimiye igihugu cy'Ubufaransa. Ibyo byarakozwe ngira ngo abenshi murabizi, mwagiye mubikurikirana. Kugeza kuri ubu ngubu rero kimwe mu bintu nshobora kuba nakubwira cyangwa se kimwe mu bintu ugomba kuba wasobanukirwa mu by'ukuri kishobora kuba hano rwose ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo abenshi mushobora no kuba mwatangira kubibona mu gihe ibintu biraba bikomeje kugenda uko biri kugenda, mu gihe nta gihindutse. Nkeka ko umutwe wa 23 nicyo kintu mu by'ukuri baraza gukora mu kongera kugaragaza ko batishimiye imyanzuro y'Ubufaransa. Ibi bitewe nuko mu by'ukuri u Rwanda ruvuga muri dosiye, abenshi bavuga ko ikigikirwa cyangwa se ibyo u Rwanda rwagiye rukora umutwe wa 23 nawo ushobora kongera kubyigana mu rwego rwo kugaragaza ndetse no kumurika icyo abenshi bashyigikiye umutwe wa 23 bise ishusho mbi ibihugu nk'Ubufaransa birimo biragira hano mu karere. Ariko kandi kuri uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa ho nago ari uko babibona, ahubwo bumva ko mu by'ukuri kimwe mu bihugu nk'u Rwanda birimo bishinjwa gushyigikira uyu mutwe wa 23
bakabaye mu by'ukuri rwakabaye plutôt cyangwa se abanyarwanda u Rwanda muri rusange rwakabaye rubihagarika ndetse ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kikaba cyafungurwa. Ibi byose nk'abantu mwe babwiza ukuri biracyari mu cyo twakwita muri bureau politique, biracyari muri bureau politique cyangwa se biracyari mu gisata cya politiki, niyo shusho biri kureberwamo, ni rwo ruhande twavuga uyu munsi, ni rwo ruhande twavuga uyu munsi rufite imbaraga. Ariko abenshi bakavuga bati se iki kibazo kimeze gutya, ikibazo gifite ubukana bumeze gutya, aho ntigishobora kugira ingaruka zidasanzwe mu minsi iri imbere. Ingaruka zidasanzwe ni izihe? Kugeza uyu munsi hagiye havugwa bwumvikane buke hagati y'ibi bihugu mu by'ukuri by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nubwo byagiye bivugwa gutyo, nkeka ko kugeza kuri isaha bitarateza icyo twakwita mu by'ukuri intambara wenda twavuga yo kurasana. Ariko abenshi bakavuga bati bite nuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiri bugufi ku mbibi z'u Rwanda, mu gihe iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kizaba gisabwe ko gifungurwa, nanone u Rwanda ruzongera gusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko byagiye bikorwa. Ibi kandi u Rwanda rwagiye narwo ruvuga ko rutazigera rubikozwa, mu gihe umutwe wa FDLR cyangwa se nka FDLR ukibarizwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Noneho bisa nkaho byahuhuwe kuko Olivier Nduhungirehe ubwo mu kiganiro na LFA uyu mugabo yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera igira amahoro mu gihe umutwe nka FDLR utaransitsurwa hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Repubulika Demokarasi ya Kongo burundu. Ni ikiganiro rero mu by'ukuri nifuje ko tureba mu ncamake ibyari bikubiyemo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda azagerwaho gusa igihe FDLR izaba yatsinsuwe burundu nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington tariki 27 Kamena. Uyu aremeza ko ibyo biganirwaho i Washington bigenda cyangwa se birimo biragana imbere, birimo biragana heza, atari ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ngo zaba zikomeje kwica umwanzuro wo guhagarika imirwano kuko ngo zitera ibisasu buri munsi ku mutwe wa 23 ndetse no ku baturage b'abanyamurenge bo muri Kivu, bo muri Sud Kivu, ndetse ni mu gihe ngo n'urwango rushingiye ku bwoko rurushaho kwiyongera. Olivier Nduhungirehe yabashwe kuri byinshi ku birego bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda rugomba kubanza gukuraho ingamba z'umutekano ufite muri Kongo cyangwa se ingamba z'ubwirinzi. Nduhungirehe kuri iki kibazo yasubije avuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikwiye kubanza kurandura FDLR kuko ari byo amasezerano asaba, ndetse anavuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishyigikira kandi ikafasha ndetse ikanashyira FDLR mu ngabo zayo, bityo ko nta na kimwe cyerekana ko ishyaka ryo kuzirandura rihari. Ati kubw'izo mpamvu rero birumvikana ko cyangwa se ushize muri logique mu magambo yavuze birumvikana ko izo ngamba agaragaza ko zigomba kugumaho. Ku birego by'uko FDLR ngo yatangiye gusinya ku itegeko ryo gushyira intwaro hasi, Minisitiri avuga ko ibyo ari ukuba mu yindi si kuko ngo FDLR itigeze ishyira intwaro hasi, ahubwo ngo yemeje ko itazashyira intwaro hasi kandi ngo bari gukorana na FARDC, bityo ngo avuga ko nta cyakozwe cyangwa se nta cyakorwa hatabonetse ubushake bwa politike bwa Kinshasa. Avuga ko ni ukuvuga ngo asa nk'uwafashe uruhande rwa FDLR, agaragaza ko mu gihe Kinshasa yo ubwayo taremena gusenya uyu mutwe bizaba bigaragaza ko mu by'ukuri icyo kibazo kitazaba kirimo gikemuka. Ku byerekeye guhura k'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kisekedi i Washington, yavuze ko mu by'ukuri mu minsi mike aribwo bizaba, ariko ko ibyo byose bishingiye kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo kubijyanye no kubahiriza amasezerano ku busabe bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi European Union yashyiraho ibihano ku Rwanda. Nuvuga ngo kubijyanye no gusabirwa ibihano, Nduhungirehe avuga ko ari ibintu bidafatika kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo mu by'ukuri yasinyanye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro, ngo ariko mu buryo butumvikana ikajya gusaba ibihano ku gihugu cyafatanyije nayo gushyira umukono kuri aya masezerano. Aho kumva ibyo ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo yakabaye ishyira mu bikorwa ibyo yemeye i Washington.
na magambo ya Olivier Nduhungire. Mu ncamake u Rwanda ruvuga ko amahoro azagerwaho ari uko FDLR itsinzwe cyangwa se itakira ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo cyangwa se icyuwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga ku masezerano igashingwa kurenga ku masezerano ya Washington, igakomeza kurwana ndetse no gutera ibisasu kuri FDLR mu by'ukuri, ndetse ngo kuri ibyo byose byo bigatuma ingamba z'umutekano z'u Rwanda zigumaho mu by'ukuri. Aya ni amagambo rero yavuzwe na Olivier Nduhungire ubwo yanarimo aganira na RFI News. Aya nayo yongera guhindura ishusho ndetse no kugaragaza ikindi cyerekezo kibiri kuba hano kuri ubutaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu kimwe mu bintu nakubwira birimo birahangayikisha mu by'ukuri abantu cyangwa se abasesenguzi kuri bibazo by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, namwe mu magambo nk'aya ngaya arimo agenda atangazwa n'abayobozi, aya mu by'ukuri ngo akaba nayo ari umuriro wo kotera kure. Kuko kugeza kuri iyi saha Tracy Kaikwamba Wagner nawe yakomeje ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse avuga ko mu by'ukuri uyu yavuze ko kuri Kinshasa mu by'ukuri avuga ko ngo u Rwanda rukwiye guhindura ibitekerezo, ndetse ari bisa nkaho mu by'ukuri bigeze ku rwego rwa nyuma rw'uko rugomba guhindura ibitekerezo, ndetse kandi avuga ko ngo rugomba gusubira, yavuze ko rugomba gusubira hehe mu by'ukuri rugomba kuba rwasubira ingabo zarwo, asa nk'ukagaragaza ko ingabo zarwo ngo zigomba gusubira inyuma kugira ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwe. Ibi byose bitangiye ubwo Ubufaransa bwongeraga gutangiza umushinga wavugaga ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba gufungurwa kugira ngo bigende bite, kugira ngo abaturage babashe kubona ubutabazi. Ariko 23 iravuga ati ayashobora kuba ari amayeri ashobora kuturangiza ugasanga twese turashiriye, by'umwihariko bamwe mu bayobozi basa nkaho bagaragaje ubwoba kuri iyi ngingo. Ibyo ariko abenshi bakaba bavuga ko mu gihe byakomeza gutya mu by'ukuri byakongera kwerekana ishusho ndetse no kugaragaza yuko hari ikindi kintu gikomeye cyane kirimo gitegurwa hano kuri ubu butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iki kintu nubwo kirimo gitegurwa, harimo ibihugu bikomakomeye kandi n'umushinga ushobora kuba uri hagati y'Ubufaransa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukibaza tuti se ibi ni byateguwe na Kinshasa inyura mu Bufaransa? Nanone kandi tukibaza tuti se cyangwa se n'uruhare rw'Ubufaransa mu kugaragaza inyungu ku bijyanye n'abaturage gusa, cyangwa se hari ibindi bibyishe inyuma? Ibyo byose nibyo ugomba kuba wakwibaza mu gihe mu by'ukuri ukurikirana ibijyanye n'aya makuru yano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo nza kubyita amayobera matagatifu, ahubwo ndavuga ko ni hafi yayo, ariko rero mu by'ukuri ko yavuga siko kuyamara. Reka twinjire nanone ku zindi ngingo zikomeye cyane, ubwo turerekeza ku bijyanye n'urugamba. Radio Okapi cyangwa se radio ifashwa n'ibiro ntaramakuru ifatwa n'ibiro ntaramakuru by'umuryango w'abibumbye cyangwa se ifashwa na MONUSCO, bakomeje ku bijyanye n'urugamba rurimo ruba hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bati rero imirwano cyangwa se ibitero by'umutwe wa 23 bikomeje kugira ingaruka ku baturage, kandi ingaruka zikaze. Aha turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ku birimo biravugwa na Radio Okapi, aho bemeza ko abaturage barimo barahunga, ndetse kandi 10 bapfuye nyuma y'uko umutwe wa 23 ugabye ibitero hafi n'ibi bice byo muri Shabunda na haraswe ibisasu bya mota. Kuva kwa kabiri tariki 25 ku kwezi kwa 11 imirwano yari yumvikanye muri utu duce turimo Kirungutwe muri Buruhinyi ndetse naho bita Kasika, aho bita muri wa Muzimu muri Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ahaje kuba imirwano y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashijwe na Wazalendo, nkuko aya makuru akomeje kugenda abitangaza. Bivuga ko ngo iyi mirwano abasivile bagera ku 10 baje kwaburira ubuzima. Ibi byaje kugaragaza ko kandi nyuma y'uko aya makuru amenyekanye, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaje guhitamo gukoresha intwaro ziremereye harimo n'indege
aho bivugwa ko indege kabisa zongeye mu by'ukuri gukora cyangwa se gusa naho zirasa abagize umutwe wa 23 batari bakeya kandi mu by'ukuri bivuga ko abantu bahunze imidugudu yabo ari benshi kubera gutinya kwibasirwa n'ibisasu. Zimwe mu ngaruka zikomeye cyane kuri abo baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari guhangana nazo, ngo byongeye kandi birego byo gusahura birashinjwa mu by'ukuri abagabye ibitero muri utu duce. Ni mu gihe kandi FARDC na Wazalendo bakomeje gukorana kugira ngo bakomeze kurinda utu duce turimo Kirungutwe ndetse Kasika, ahangaha Mwenga Centre, Kamituga n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ni imirwano rero cyane cyane yavuzweho bita Kirungutwe naho bita Kasika. Aha nshuti muvandimwe niko gace kaje kumvikana imirwano, gusa ngira ngo niba wumvishe neza bavuga ko kugeza uyu munsi ibirimo burezi cyangwa se amashuri yafunzwe, ibikorwa by'ubucuruzi byahagaritswe mu gihe biri guturuka ku bikorwa byo kuba umutekano utifashe neza, abaturage barimo barahunga. Bivuga ko rero iri terambere ry'umutwe wa 23 hano muri Shabunda 23 bigaragaza ko muri aka karere kuri ubu imirwano ikomeje kugenda yumvikana nyuma y'uko Kimbiri habaye icyo bita imirwano muri duce twa Nyarubemba. Ariko kandi nanone dukurikije amakuru ari kutugeraho nawe nk'uko byiyumviye ahangaha Mwenga niho haje kumvikana imirwano. Bisigura iki? Bisigura ko abari kuvuga ko 23 yaba iri muri Shabunda aya makuru adahura n'ukuri. Ngira ngo murabyiyumviye, Radio Okapi ibitangaza ko imirwano yumvikanye muri Mwenga apana muri Shabunda, ndetse kuba amasasu yamvukumvikana wenda mu by'ukuri muri Mwenga ku bice byegereye cyangwa se biri hafi wenda na Shabunda ku kigero amasasu yumvikana muri iki gice cyo muri teritwari ya Shabunda, ntabwo bivuze ko ubwo ari Shabunda iri kuberamo imirwano, kubera ko abenshi bakomeje kugenda cyangwa se bari bakomeje kugenda bavuga ko uru rugamba rurimo ruba cyangwa se imirwano irimo kuba mu by'ukuri yaba irimo iba cyangwa se ibera muri Shabunda. Ubwo rero ibyo mugomba kuba mwabimenya. 23 nago irakandagira muri Shabunda, gusa Mwenga mw'abantu mwe habaye ikintu bita imirwano ikomeye cyane. Andi makuru aragaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kuri uyu munota hari ibindi bice byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano. Tuvuye hano muri Kivu y'Amajyepfo hari n'ibindi bice bikomeje kugenda birangwamo imirwano ikomeye cyane. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru naho urugamba ntago rwigeze mu by'ukuri rusiba bushyitsi, naho imirwano yaje gukomeza muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. N'ahandi ni muri teritwari ya Warikare, aha haravugwa imirwano idasanzwe cyangwa se imirwano itoroshye. Warikare ni kimwe mu bice kuri ubu ngubu kirimo cyumvikanamo ikintu bita imiripuko za Nyamugigima, cyangwa se kirimo cyumvikanamo urugamba rukomeye cyane kugeza kuri uyu munota kurusha n'ibindi bice byose bya muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko ningubwira gutyo biraterwa no kuba imirwano ubundi yatangiriye muri teritwari ya Masisi, ariko uyu munsi urugamba rwaje kwimukira muri Warikare. Nta kindi ngo kiriho, biravuga ko barashaka pinga ubwo no 23 ibice bya Meti ndetse n'ibice bikungaye ku magaciro no kureba ko bakwerekeza muri bice bya Kisangani, ariko murabizi ko ibi byose Kinshasa yavuze ko bidashobora gushoboka. Ari na mpamvu mwumva nyine urugamba rwaje kuba imberenge mw'abantu mwe muri Warikare.